bafite kagege urebe Surwane ko atazarisubiramo ko nabonye na Dolphe nawe bafite kagege kuri kabiri yazamuye rwego ari muzima bafite Yunusu banagira na Christie ubwo nabo muri 10 ngo babanza abandi basigaye bose n'abanyamahanga cyane bivuze ngo naba abanyarwanda barimo bisubiremo kandi ifite intare zikora production y'abakinnyi bayo ahubwo ku rundi ruhande par contre nta kipe nimwe yo mu Rwanda idafite umukinnyi waciye mu ntare none kugira ngo nabyumve neza ariko wenda unuko ubigize bigari cyane ukinjira muri federation kugira ngo bibe ari ikintu rusange wenda ndaza kugera kuri apere ko nkuza ku cyo waruvuze burya ntibyakabaye ko ariyo yonyine bakora burya na rero yakoze wenda ari apere akora muri academy ya Niyo wenda n'intare atari yonyine producinga tuvuge na nka kuriya wenda Etoile yakoze Muhoza akaba ari muri Niyo ni nako na apere wenda akaba ifite za Musanze uretse sinjya ntango muri Niyo sinjya ntango urugero kuri academy yo mu byango bayitwa Rezabey aba ya academy tozwa n'umugabo witwa Marite iyo ariko twariga Marite mwariganye Nyanza oya Marite sunguyu coach Marite utoza Rezabey gukunda uriya wakoze ba Fabio niwe wakoze ba Fabio ni barene baciyeyo niwe watoje abitwa abatarabitwa batinye Imana Elisa kunsaba ikiganiro bazazabwira abantu ibintu yakoze uziko afande Haji Mbaraka yigeze no kumuhimba se kubera Fabio n'abandi igihe tujya mu byango batwara mugani intare zikunda kuhakura abakinnyi na Rwasavanze n'ubu dufitanye gahunda yo kuzajya gusura ariko wa mugani niba Marite yarabikoraga afite licence D akoreka nkubwire amugani ari umuntu ugiye aha nawe ari muri ecosystem umupira mu Rwanda tuzanice tunege turi n'abantu babaswa Marite yakoze ibyo bintu afite licence de ari initiative afashe nta kibuga afite gipimye wumve ko Marite n'umuntu w'umupassionné ku mupira niba abantu abayibereye by'amashuri kera yajyaga toza za STB nibyo nkubwire niba abantu babibereye nko mu cyaro akaba adafite undi murimo ruvuyanga akicara akavuga ngo ababyeyi bo muri uyu mudugudu cyangwa muri aka gace muri uyu murenge cyangwa muri aka karere nashaka azagiye yishyura amafaranga senkisi ku umwana azi njyewe ndi umupassionné nzajya mbyukira ku kibuga saa 2 muri weekend cyangwa no mu biruhuko iminsi yose mbe ndi ku kibuga akagenda akagura utudukona twa plastike akadushinga bakoresha amasahani bagura amasahani 100 urayibona akadukata nk'amakona akafite nka baro nk'ebyiri yavuye muri ya 5 ababyeyi batanze hanyuma akafata abana akabashyira hariya akabatoza nuko nguko hagira gutyo ukabona havuyemo Fabi none se wumva ngo Musanze irakomeye ngo itwaranga ngo cyabateri imyaka 10 na 20 Musanze yigeze ijya gutoranya abana ese ijya gufata Rezabey kugira ngo mvukuno umuntu bamwubashye turi kwiga hari iminsi byasabaga ko uramutse uyisibye niyo mpamvu nyine nagiye nkicara Nyanza icyo gihe iriya minsi yose hari iminsi wari gusiba ntubone lisansi ariko hari yegeze kugira ibyago muri famille baramuribera kuki yemeye kumuha lisansi n'ubwo iyo minsi yayirengeje umuntu uri gupratika kuri mu kazi bamaze gukora abantu bahari bafatika kuba yagize impamvu barutsindura baraderebeye baravuga ati no akwiye guhabwa lisansi kandi nibyojeje twese twarayemeraga he was the only person wavugaga ngo nakoze uyu mukinnyi uyu ari umuntu twese turi kwishuri cyo bivuga uri kuvuga iby'imipira nta mukinnyi naye nakora mukinnyi naye nakora so birasobanura iki tekereza amakipe abigize akazi ubwo dufasha urugero rw'umuntu tekereza ababigize seri bakagira aba directeur technique bakagira izo academies bakagira aperi rero no kuvuga ngo aho hasi hayo mu bana aho muri administration muri direction technique mu bijyanye no kunoza uburyo bw'imicungire y'abakinnyi abakozi kureba ukuntu nyine baza muri equipe baza ari abakinnyi bakina gute abatoza bagomba kuba batoza gute those staffs ibyo byose twagiye tugarukaho irabikeneye mu ijambo rigufi ruvuyanga areteniri aperi ni sigarana ikintu areteniri nahitamo ko aperi flavors za gisirikare zitavamo ni ngombwa hari na discipline abo nk'abantu bari ku rwego nyine rwo ko ari bo bayishinze abo bumva umuntu wese yakagize kuko n'abasirikare we are not going to change that ntabwo wajya guhindura ibitekerezo bya generale uri nkange Rugaju ntabwo bishoboka niba avuze ngo biyogoshesha ashaka amera gutyo mureke biyogosheshe nta kibazo n'ubundi dreads ntabwo ari ba Samson ngo imbaraga zirabashiramo undi hari n'ibintu nyine dukabiriza bidafite icyo bimaze bashaka bakiyogoshesha
hari disipurine ya APR ishyiraho, hari igitsure cya gisirikare, hari uko kuntu nyine ya APR abayiyobora n'abasirikare kandi nyine bafite uko batekereza n'uko bumva ibintu nuko nabo ubwenge bwabo nyine bubibaha kuko baba trendy ubwenge bukabyakira gutyo. Rero wowe Rugaju nwaza ngo bivuge ngo bihinduke, ariko we can suggest something. dusoza kuri APR ariko nk'uko bajya bakorana n'abandi bantu b'abasivile mu zindi nzego, rimwe na rimwe bafite ubumenyi cyangwa ubunararibonye runaka, cyangwa se bakitrayiningira abasirikare ariko bakagira expertise y'ibintu runaka bashobora gukora mu mirimo isanzwe. Icyo kintu bakwiye kukirebaho, kugerageza kuvuga ngo twebwe okay as generals ne dushake tugire icyo kintu cyitwa kuba mu cyo nakwita let's call it board, ubuyobozi bukuru bureberera equipe providinga imirongo migari bujinama n'ibindi. Ariko icyuho sinzi niba batamaze kukibona muri recruitment mu batoza ko buri mwaka wirukana umutoza haba harimo ikibazo cy'uko nyine umutoza mushaka ko wenda mushaka ko ikipe ikomera ariko mufite icyuho cy'abantu bafite ubushobozi n'ubumenyi bwisumbuye bo binzobere muri icyo kintu mushaka gukora. Muragikunze ni icyanyu, ni ikipe yanyu, ubushobozi bwanyu turabwemera, umuhate n'ubushake turabibona, amafaranga mutanga n'uburyo mugerageza kureba ko hari icyo yabyara turabibona, n'umuhate mujya mu guteza imbere umupira mu Rwanda turawubona. Ariko ako kantu sinavuga ngo abajenere karabisobye, ntago bajya kajya kabiso, wenda n'igihe cyari kitaragera. Sinavuga ngo kigere nona, ariko mu bushishozi n'ubushobozi bwanyu ndugi inama mu bumenyi buke mfite, niba ntibeshye no kwibeshya nakwibeshya, buriya ntihakenewemo abo bantu bafite expertise yisumbuye babyize akazi kabo bakabikora cyane, direction technique ikabafasha mukoroherwa n'ibintu bimwe, mukazajya mabwa muti okay ni mwakire ibyo mwadusabye ibi nibi, ubwo baje muri board barapresenta, let's say niba wenda hari generals barindwi bakaza, niba iyo direction technique wenda babanza bagashyiraho nka CEO, ubwo uhagararira icyo kintu cyose ko na za Manchester ko zikora bafite ba chairman, n'ubundi zina ntago ari cyo kibazo, navuga board abantu bakuvye, n'ubundi za board nazo ziyoborwa na ba chairman. Hardone ari Mubaraka ni chairman, ariko ikipe igira CEO nka Man City, ownership ni y'abantu bo muri Leta Zunze z'abantu, CEO baranamwirukana igihe babishakiye, rwose baramuhindura igihe babishakiye. Yego bafite Soriano ni CEO yabaye muri Barcelona, bakagira director technique akaba araho, bakagira umutoza, bakagira n'aba scout nyine chief scout n'abandi bantu bakora, bose ba reportinga kuri wa director. Wa muntu rero uwitwa Hardone ari Mubaraka, sinzi ukuntu bibaye coincidence bigahora n'izina rya CDS aza reportinga kuri nibagende ba present ibyo bintu, reka tuvuge kuri CDS n'abandi bayoborana, bambwiye bati twarabigenzuye dusanga umutoza dukeneye agomba kuba akina gutya, abakinnyi dukeneye bameze gutya, hari abana tuzazamura abanaba, abakinnyi nabo tuzabasezerera, tuzabongerera amasezerano, abangaba turabatiza, byose bakabiha umurongo. Noneho icyo bo bakeneye gutanga ni ukuvuga ati aho ni sawa, bakabafasha mu kubigora, ko se hano mubihinduye gutya wenda ntibyaba byiza kurushaho, ubwo rangiye ngo ntibwabora rimwe na rimwe funds zikenewe zikabona guprovidingwa, none bakazabashira ku musaruro. Iyo CEO nabo bakorana Samiri bataguhaye bya bindi ushaka, kuko naba technicien nibo wirukana ugahayaringa abandi bikakorohereza akazi. Ngatekereza yuko mu ijambo rimwe bagerageje gufata uwo mujyo uri kwegera kuba more professional, bari professional ko bakongeramo more professional, byabasunika. Ndatekereza ko bakora projet nk'izo Simba yakoze ifite Senzo Mbata, nk'izo Yanga isikora imuzana, nkuko n'ubu bari abajene bayobora muri za Yanga bimeze. Erega Primero de Agosto ni ikipe y'igisirikare, kandi ni ikipe yaho zikomeye nuko yagiye muri projet zo kubaka ibibuga igasanga aho muri no mitsi itari guperforminga, kuko Primero de Agosto yo muri Angola ni ikipe y'igisirikare yageze ravatireka tugabanye kugura abakinyi benshi no guperforminga hanze, bidutwara amafaranga menshi, dukodesha ama stade n'ibiki cyaje no muri Covid rero batangiye kuzana ama criteria ku bibuga, rimwe na rimwe ikibuga cyabo ntibakemere. Ubu ngubu buje stade 2025 banakoze n'ibibuga bya basket, bafite centre navango ni centre sportif ikomeye cyane, nyuma yo kuba bashyize imbaraga mu kubaka. Ubwo niba araho bahereye muri infrastructure, ubwo nyine bazahita binjira no muri projet batangira gukora abakiriya. Icyo bivuze rero ni uko professionnel gusa, nuko professionnel bigiye ku murongo nta myaka 3 ngo aheruvuya. APR ibyifuzo byayo
yatangiye kugenda isarura gahoro gahoro mu myaka 5 erega na direct tekinike ashobora kuza akababwira ati intare rero intare iri i Kigali ntabwo yonyine ihagije Edevatiri dukora intare y'Iburasirazuba mu majyepfo amajyaruguru n'Iburengerazuba noneho zige ziripotinga mu ntare navangwe ku rwego rw'igihugu abeza kuruta abandi ibintu yubatse n'abantu bo mu ntara abafite amasantere ntiwamenya niba binatanga umusaruro biri productive ko ntibifite ba bantu b'abahanga katubisozeho ndumva ngira ngo itangazamakuru icyo tuba dushinzwe ni ibintu bitatu ni to educate to inform to entertain ibyo twakora gushyira mu kwinforma njye sinendikaga generale rwose wenda namumenyeshaga ni amakuru nabahaga fandi sinabigishaga sinanabasetsaga ntacyo ibyo dukoze biri kimwe biri hamwe muri aho ngaho ko ndabizi yabonye message umuntu ngaje nakwandikiye ati turabakurikiye ari igihe protocol ibagisha ubwo rero nibyo n'abatwara kuri aperi bati ubundi bwarya runyigisha wa mwana we aperi ubwo nyine yasezerewe igiye kwitegura Super Coupe izakina Rayon Sport mu kwa munani nta gihindutse ariko aperi ikwiriye gukomeza gukina niba na ya form itarahinduka ano makipe ntasohoka i Kigali idakinnye izindi match za gicuti aperi ntikwiriye kurekera bereho baravuga ko ngo na zamu ishobora kuzaza bazamiraza Kigali aya zamu ngo niza rwose ishobora kuzakinamo na aperi iyo match ngo bariho barabitekereza iri ku meza ibiganiro ku mpande zombi ibyo byose bazajya gukina Super Coupe ibintu bigeze aharyoshye amaliste yose yaramaze gutangwa bazaba baramaze no kumenya of course tombora yuko ama equipe bazahura twari babwiye ko tombora ya Champions League na Confederations ari tariki 6 z'ukwa munani hariya mu Misiri ubwo rero urumva noneho bizaba ari na byiza bazategura imikino accordingly kuko bazaba bamaze no kumenya tombora umwarabu bazashaka umwarabu batera gake ni byiza cyane bizabafasha Katurindi rero turebe muri rusange uburyo mu minsi iri imbere aperi izaba ihagaze dukomere rero urusyo dukomere n'ingasire abareba baradutegereje icyo bashaka kumenya mu bihumbi 10 biri hano kuri YouTube bari bavuga ati mutwerurire ari inshinga umuntu akoresha ahita numva ari mukuru kwerura mutwerurire niba mutajya muri gikundiro twigendere oya turahari